Yesu nashimwe cyane. Amazina yanjye nitwa Umwubahamana Esiteri, ndi umuvugabutumwa, nsengera kuri paruwasi ya Kinyinya, ndi n'umuririmbyi muri korali yaho y'urubyiruko. Imana y'amahoro itugirire neza kandi Imana ituganze. Ndi umubwirizabutumwa bwiza bwa Yesu. Icyo Imana impaye nicyo mvuga, icyo Imana ishyize ku mutima wanjye nicyo nganiriza abantu b'Imana. Imana itugirire neza. Hari akajambo kajyaga kaba kuri Bibiliya inyuma, Bibiliya za kera zajyaga zikagira akajambo kavuga ngo ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Akajambo kavuga ngo abantu b'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Imana itugirire neza kandi Imana ituganze. Kandi koko abantu b'iki gihe turimo bakeneye ijambo ry'Imana, bakeneye kumva Imana ivugana n'imitima yabo mu ijambo. Imana itugirire neza kandi Imana ituganze. Uyu munsi rero muri iki gitondo hari amagambo n'ubundi Imana yampaye. Ni amagambo ari mu gitabo cya Esiteri, ibice byaho 4, umurongo waho wa 15. Esiteri ibice 4 umurongo waho wa 15 niyo magambo ari ku mutima wanjye numva tugiye kuganiraho. Umwuka asohoza icyo yagambiriye kuri twebwe twese. Imana itugirire neza. Titire yayo iravuze ngo Esiteri yihara yemera guhakirwa bene wabo. Esiteri yihara yemera guhakirwa bene wabo. Imana idufashe kandi Imana ituganze. Umurongo wa 15 uravuze ngo Esiteri atuma kuri Morodekayi, aramusubiza ati, genda uteranye abayuda bari i Shushani bose, mwiyirize ubusa munsabire, mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro mutagira icyo murya cyangwa munywa. Nanjye n'abanjye tuzabigenza dutyo, uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko. Niba nzarimbuka nzarimbuke. Reka dusumiremo aya magambo. Nuko Esiteri atuma kuri Morodekayi, aramusubiza ati, genda uteranye abayuda bari i Shushani bose, mwiyirize ubusa munsabire, mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro mutagira icyo murya cyangwa munywa. Nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo, uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuka nzarimbuke. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga, ni amagambo Yesu yivugiye. Aravuga ngo uzakunda ubugingo bwe kubundutisha azabubura, ariko utazita ku bugingo bwe akabwirengagiza kubw'ubwami bw'Imana, uwo muntu niwe uzarokora ubugingo bwe. Imana itugirire neza kandi Imana ituganze. Ni amagambo ari ku mutima, ni amagambo afite intego ivuga ngo nta kizabuza abayuda gutabarwa. Ni amagambo afite intego ivuga ngo nta kintu kizabuza abayuda gutabarwa. Imana itugirire neza. Aya magambo yavuye he? Ni amagambo Morodekayi yatumye kuri Esiteri. Esiteri yari umwamikazi, ari umugore w'umwami witwaga Ahasuwerusi. Esiteri yabaye umwamikazi mu nzira ndende igoye. Bibiliya ibivugaho, Bibiliya ijya ibitubwiraho ukuntu mu magambo abanza. Bibiliya ikatwereka ukuntu Vashiti wari umwamikazi yigometse, ananirwa gukora inshingano ze, ananirwa kubaha umwami, ananirwa kumugandukira, amushingaho izosi. Niko mu Kinyarwanda bajya bavuga iri jambo ryitwa gushinga izosi. Nkiri kuri aka ngaka mbonereho guhugura abagore bubatse ingo. Imana itugirire neza. Ntukajye uterwa ngo nawe witere, ntukajye uhigwa ngo nawe wihige. Urugo Imana yagushyizemo, tutitaye ku nzira byanyuzemo kugira ngo urwo rugo urugeremo. Urasabwa gukora inshingano zawe neza nk'uko bigomba.
urasabwa kubaha umugabo wawe ukamugandukira. Numenye ko uri munsi y'amavuta y'umugabo wawe, urasabwa kumugandukira uko byagenda kose. Kirazira ko umugore ashinga izosi ku mugabo. Imana ituganze. Umugore ukijijwe, niba ushaka kubaha Imana, yubahire mu mugabo wawe. Mbere y'uko werera imbuto pasiteri ukuyoboye, mbere y'uko uzerera abaturanyi muturanye, mbere y'uko uzerera abana wabyaye, banza ugandukire umugabo wawe, Imana uyubahire muri uwo mugabo, ukore inshingano zawe zose nk'uko zigomba. Imana itugirire neza. Hazamutse umwuka w'abadayimoni urwanya ingo z'abubatsi, ariko ikintu kimbabaza kikanantera agahinda ni uko n'abagore nabo gukora inshingano zabo bibananira. Abagabo ugasanga gukora inshingano zabo zabananiye. Imana itugirire neza kandi Imana ituganze. Vashiti rero nawe yageze ibwami amaze kuryoherwa n'ikamba ry'ubwamikazi, arigamika gukora inshingano ze arabireka. Ndashaka kubwira umugore uri kunyumva, ndashaka kukubwira ngo kuba uri umudogiteri ntabwo bikwiye ko uri umudamu wa Faustin, ntabwo biguhindurira titire y'uko uri umugore. Kuba waba uri afande w'umugore ntabwo bikwiyeho ko ufite umugabo wawe mwubakanye. Ba afande mu kazi, ariko nugera mu rugo rwawe uba umugore. Abanyumvise hareruya. Nugera mu rugo rwawe uba umugore, ukora inshingano z'abagore. Imana itugirire neza. Uzajya uyobora aho ukora mu kazi, uyobora abaturage unyuramo nk'uko Imana yabiguhaye, ariko nugera iwawe mu rugo umenye ko hari ukwiriye kukuyobora. Dawidi yigeze kubivugaho. Iyo yabaga aragiye intama, Dawidi yaricaraga akavuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye, ntabwo nzakena. Bivuze iki? Nubwo yabaga aragiye intama, ariko nawe yabaga azi ko hari undi mwungeri umukurikirana, umwungeri utatuma ajya kona, umwungeri utatuma yicwa n'inzara, umwungeri utatuma hari inyamaswa y'inkazi yamutera. Hari undi mwungeri nawe umuyobora. Nubwo rero waba uyoboye, wa mugore we, ndakwibutsa yuko nawe hari ukuyoboye. Mbere y'ibindi byose banza wige kugandukira umugabo wawe. Wa mugabo wawe nawe, wa mugabo we nawe wige gukunda umugore wawe nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira, niko Bibiliya ivuga. Vashiti rero nawe ikamba ry'ubwamikazi riramuryohera, hanyuma agera mu gihe yumva ko umwami atari ngombwa, agera mu gihe yumva ko gukora ibyo umwami yamusaba atari ngombwa. Umwami aza kumusaba akantu gatoya kitwa kumwitaba ari mu birori. Nusoma Bibiliya izakubwira ko uyu mwami yari ari mu kirori, hari kuganira n'abandi, banyweye banezerewe, ngo agera igihe yumva ashaka kubamurikira umugore we ngo amubereke. Hanyuma ngo atuma kuri Vashiti ngo bamuzane ibwami aze mu birori by'umwami. Vashiti asuzugura itegeko ry'umwami, yanga kwitaba umwami, bituma abagaragu b'umwami cyangwa se ibisonga by'umwami bimugira inama. Biramubwira ngo Vashiti ubwo asuzuguye umwami bikamera bitya, natagira igihano afatirwa, Vashiti nadahanwa, n'abagore bacu bazadusuzugura, tuzahinduka insuzugurwa mu ngo zacu. Umwami akwiriye gufatira itegeko, akwiriye gufatira ibihano Vashiti agahanwa. Biza kurangira rero twihuse, birangira Vashiti yambuwe ikamba ry'ubwamikazi, ahubwo bagira umwami inama, baramubwira ngo umwami mu bihugu ayoboye natumire abakobwa beza, arobanuremo umukobwa mwiza ashaka. Reka nibutse umugore uri kunyuma, ndakwibutsa yuko umugabo wawe kuba mwarasezeranye bitakuraho ko yasubira kurambagiza akongera agakunda undi mukobwa ashaka, ufite ubwiza ashaka, uteye uko ashaka. Ndashaka kukubwira ngo aho umwami Yesu yagushyize hagandukire kandi uhakiranukire. Imana izagutabara, Imana izakugirira neza. Imana idufashe. Hanyuma umwami amaze kugirwa inama, umwami birangira yeguje Vashiti, amwambura ikamba, bararika abakobwa, ni birebire muzabyisomere. Bararika abakobwa na Esiteri azamo, aza ari umunyamahanga, aza ari umunyagano wari uri muri icyo gihugu, ariko nawe aravuga ngo nanjye ngomba kujyayo. Imana itugirire neza. Nawe ajyayo. Yari umukobwa wubahaga Imana, yari umukobwa wari ufite Imana mu mutima, yari umukobwa wakiranukaga muri byose. Arangije aribwira mu mutima, aravuga ngo nubwo ndi mu gihugu kitari ikiwacu nanjye ngomba kujyayo. Ntabwo nshaka kubiva imuzingu, gusa ndashaka ko tuganira ku magambo y'Imana twasomye. Esiteri rero yisanga mu bakobwa bari abakandida bo gutoranywamo umwamikazi. Nawe aravuga ngo icyo namenye ni uko umwami ashaka umukobwa umwe.
umwami arashaka umukobwa umwe uzaba umwamikazi. Ubwo rero hagiye benshi, natanantora ntabwo ari njyewe uzaseba njyenyine, tuzaseba turi benshi. Ajyayo gusa ajyana ibyiringiro, aravuga ngo uwiteka imana iri muri njye nanyemera n'umwami azanyemera, nandobanura n'umwami azandobanura. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Esiteri afata umwanzuro nawe ajyayo, biza kurangira Imana imwemeye, inamwemeza Hasuwerusi. Hasuwerusi aramurobanura amugira umwamikazi. Twabivugaho byinshi ariko si byo nagambiriye kuvuga. Ariko ndashaka ko tugera ku ijambo ry'Imana, ndashaka ko tugera ku magambo twasomye, tukaba ariyo magambo tuvugaho. Imana itugirire neza. Hanyuma mu nzira ndende Esiteri aba umwamikazi. Amaze kugera ibwami, amaze kuba umwamikazi, biza kuba igihe kiratambuka, haboneka umugabo witwaga Hamani. Hamani uyu nguyu yari ari mu bagaba bakuru b'umwami, yari ari mu bantu bavugaga rikijyana ibwami, yari ari mu bantu bubatse izina ibwami, yari umutoni ku mwami nyine. Ariko igihe kiza kugera aba ari we umwanzi w'Abayuda, ashaka kurimbura Abayuda. Iyo Hamani yatambukaga, iyo yajyaga kwinjira ibwami, abamubonaga bose bahitaga bapfukama bakamuramya, bakamuha icyubahiro. Muri make bashobora kuba baranaririmbaga bati Hamani arakarama, Hamani aragahoraho. Bafite uburyo bajyaga bamuramya. Ariko hakabaho umuhungu witwaga Morodekayi. Morodekayi wiberaga ku irembo ry'ibwami. Nishaka mvuga ngo yari umuzamu, kuko n'ubundi Morodekayi yari umuzamu. Yabona abandi baramya, yari umuyuda wagahagarara akema, akavuga ngo nzaramya Uwiteka Imana yanjye, nzapfukamira Uwiteka Imana yanjye yonyine, Imana y'amahoro idufashe cyane. Rimwe Hamani aza gukebuka, abona mu bamwubararira harimo uwitwa Morodekayi utajya wubarara, harimo uwitwa Morodekayi utajya upfukama. Imana itugirire neza. Nshuti yanjye, ndashaka kukubwira ngo inzira zose unyuramo, Imana y'amahoro iba ifite uburyo yaguteguriye bwo kuzazinyuramo. Yaba ari inzira irimo ubunyerere, yaba ari inzira izamuka, Imana iba yaraguteguriye uburyo uzanyura muri iyo nzira, kuzagera igihe uzagera aho Imana yagambiriye kukugeza. Imana y'amahoro idufashe kandi Imana itugirire neza. Ndi kuvuga ijambo nahaye umutwe uvuga ngo nta kizabuza Abayuda gutabarwa. Biza kurangira rero, igihe kiragera, Hamani afata umwanzuro, ajya ibwami, ajya gusaba umwami yuko yasinya itegeko kandi akariteraho ikimenyetso cy'impeta ye ryemeza yuko Abayuda bose bagomba gupfa, kuko yari yarakurikiranye amakuru y'uyu muntu utajya umuramya, y'uyu muntu utajya umupfukamira. Yari yarakurikiranye amenya yuko uyu muntu ari umuyuda, kandi mu mategeko y'Abayuda cyaraziraga ko bubararira ibishushanyo, bubararira ibindi bintu bitari Imana, cyaraziraga. Ariko kuko Hamani atari abizi, aravuga ngo uyu muntu nzamwica, kandi kugira ngo mubabaze nzamurimburana n'ubwoko bw'iwabo bwose. Ndashaka kukubwira ngo hari amatangazo abadayimoni bamanitse yo kukurimbura, ngo bakurimburane n'inzu yawe, bakurimburane n'umuryango wawe. Ndashaka kukubwira ngo ibyo abadayimoni bavuze ni amagambo, kandi hari ijambo Imana yakuvuzeho mbere y'uko abadayimoni bavuga. Haleluya! Hari ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe mbere y'uko Satani n'abadayimoni bagira icyo bakuvugaho. Nshuti yanjye, witinya. Nshuti yanjye, wihagarara umutima, wikuka umutima. Ndashaka kukubwira ngo ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe rijya rihinduka gome, isiba amagambo abadayimoni bakuvugaho. Imana ihimbazwe. Umwami asinyira Hamani itegeko, aragenda aryamamaza mu bihugu byose by'umwami, arabikwirakwiza yuko Abayuda bakwiriye kwicwa, kandi umwami yamaze kubyemeza. Aho izi nzandiko zageraga, iyo Abayuda bamaraga kumenya aya makuru, baraborogaga, bagafatwa n'umuborogo mwinshi. Abaryama ku mariri meza bakayavaho, bose bakaryama ku bigunira, bakambara ibigunira, bakaryama ku bigunira byabo, bakitera ivu. Imana itugirire
itugirire neza cyane kandi Imana ituganze. Ndashaka kukubwira ngo Imana ntabwo izigera yemera yuko abanzi bawe bavugiriza impundu kunesha. Bashobora kuba bamaze imyaka barakwigaruriye, birashoboka ko baba bamaze imyaka bagufiteho ijambo, ariko ndashaka kukubwira ngo hari ijambo Imana yavuze risiba ayo magambo, tutitaye ku myaka ayo magambo amaze, tutitaye ku gihe ayo magambo akumazeho, tutitaye ku bizazane wagiye uhura nabyo bitewe n'ayo magambo abadayimoni bavuga. Ijambo Imana yavuze kuri wowe niryo rigiye guhera ruhande risiba ayo magambo. Imana itugirire neza kandi Imana ituganze. Hanyuma Morodekayi nawe ngo amenye iby'iri tegeko, nawe yambara ibigunira, yitera ivu, arikunkumura, mbese muri make arigaragura, yinginga Imana, ashishimura imyambaro ye. Ageze ahabona ntago bihagije, aza ku irembo ry'umwami, yirirwa aho ngaho yambaye ibigunira, arimo aboroga atakambira Imana. Ngo aya makuru aragenda agera kuri Esiteri. Esiteri ngo yamenye, ategurira Morodekayi imyambaro, arayimwoherereza ngo yambare. Ni nko kumubwira ngo wikwikoza isoni, we kwisebya, we kwimwaza. Icyubahiro cyawe ntabwo ari cyo kujya mu misozi, icyubahiro cyawe ntabwo ari cyo kwiyiriza ubusa. Ntabwo umuntu nkawe ufite abakozi magana bamukorera cyangwa 100, umuntu nkawe ukoresha abakozi 3 cyangwa 4 mu rugo, ntabwo ari umuntu wo kwiyiriza ubusa ngo yicishe inzara. Oya, oya, oya. Esiteri amutumaho, aramubwira ngo ambara, wikwisebya imbere y'abo bantu. Aramubwira ngo we kwikoza isoni kandi uri mwene wabo. Ni nko kuvuga ngo wikwikoza isoni, ni mwene wabo n'umwamikazi. Imana itugirire neza kandi Imana ituganze. Ni nko kuvuga ngo nyamuneka we kwisebya. Nta muntu uyoboye inganda wiyiriza ubusa, nta muntu, oya ntawe, nta muntu uyoboye kampani runaka ujya yihana, ntawe, nta mushumba wihana. Abadayimoni bakaguhugura bakakubwira ngo icyubahiro cyawe ntabwo ari cyo kwirirwa mu rusengero uri gusenga, bakakubwira ngo hoya ambara imyambaro yawe, gumana icyubahiro cyawe kuko Imana yakiguhaye. Esiteri amwoherereza imyambaro, ariko imyambaro igeze kuri Morodekayi, Morodekayi yanga kuyambara. Aravuga ngo hoya, ntabwo nakwambara iyi myambaro y'icyubahiro, ntabwo nakwisiga ubwiza, kandi nzi ko njyewe na bene wacu hari urupfu rudutegereje. Zarashobokaga ko Morodekayi ashobora gukira we na Esiteri, kuko bari baramaze kuba bene wabo n'umwami, kuko Esiteri yari yarashatse ibwami. Byarashobokaga ko yari gukira, ariko aratekereza avuga ati ngo gukira byamarira iki? Bene wacu barimo barapfa. Ese kurokoka njyewe byamarira iki? Hari abiwacu bishwe n'inzoga, njyewe kuba ndi umukristo byaba binejeje bingana iki? Hari ubwoko bw'iwacu butarimo kurokorwa. Imana itugirire neza. Aravuga ngo njyewe nakubahika bikemera, atari ko imyambaro sindi buyambare. Iri tegeko Imana itaragira ikintu rikoraho, ntago ndi bwambare iyi myenda. Imana itugirire neza. Imyenda bayisubiza Esiteri. Morodekayi arakomeza arigaragura. Icyakora atuma kuri Esiteri amagambo akomeye, aravuga ngo we kwibwira yuko ari wowe uzarokoka wenyine, we kwibwira ko uzakira wenyine kuko uri mu nzu y'ibwami. Aramubwira ngo niwicecekera, nta kintu kizabuza abayuda gutabarwa. Nutuza ntugire icyo ubwira umwami, nutuza ukicecekera ukituriza ukaguma mu nzu y'ubwamikazi, ndashaka kukubwira yuko nta kizabuza abayuda kubona ineza y'Imana. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Aramubwira ngo aharaho ikintu cyatumye Imana iguha iryo kamba utari urikwiriye, aharaho icyatumye Imana iguha icyo cyubahiro utari ugikwiriye, zari ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa n'iki ngiki. Haleluya. Aharaho nshuti yanjye wowe uri kunyumva, urashoboka kuba kera aho uri hari aho kutifuzwa, wari umutindi wo kubabarirwa, Imana irakubaka urubakika. Hari icyatumye Imana iguha ubwo butunzi, kugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa n'iki, ugaburire abo muturanye uzi barimo kwicwa n'inzara. Ni ikosa rikomeye kurya ukanabimena kandi uturanye n'umuntu ushonje. Ni ikosa rikomeye kwambara imyenda ukagera ubwo uyitwika, yakubanye myinshi ukavuga ngo usinzongera kuwambara ukawutwika. Iruhande rwawe hari umuntu wambaye umwenda umwe atagira uwo guhindura. Nshuti yanjye, ni ikosa rikomeye. Inzu ufite wari ukuriye kubisangira
gusangira n'abandi aho wahoze kera Imana yaguhagurukije. Wari ukwiriye kwibuka ko hari abandi bakihicaye, nawe ukabagirira imbabazi z'Imana. Imana itugirira neza. Ubwo Dawidi yari avuye ku rugamba amaze kunesha abanzi bamurwanyaga, yicaye ku ntebe ya cyami, yaratekereje ngo mbese ninde nta muntu wasigaye wo mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana? Nta muntu waba wararokotse ngo nanjye mugirire imbabazi z'Imana? Abaza ayo magambo, baramubwira bati hari akana kamwe, nubwo abandi bapfuye bagashira, ariko hari akana kamwe kitwa Mefibosheti karokotse ko mu nzu ya Sawuli. Ako kana kaba i Lodebari kwa Makiri. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Yari amaze gutuza akurura ineza y'Imana yamugiriye, akurura imirimo y'amaboko y'Imana yakoreye ku buzima bwe. Aravuga ngo mbese nta muntu uhari ngo mwiture ntawe. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Turimo turaganira tunasenga Imana kubw'ijambo ry'Imana. Ndashaka kukubwira nshuti yanjye, ushobora kuba uyu munsi wakureba atamenya ko ari wowe wa kera ukirwaye imvunja, ari wowe wa kera ukicwa n'inzara urya upfundikanya, ari wowe wa kera uri umucanshuro, ariko Imana yaragutumbagije iguhindura uwakwifuzwa. Nshuti yanjye, ndashaka kukubwira ngo aho Imana ikugejeje ukwiriye gusubiza amaso inyuma, ukibuka ko hari bene wanyu bagishonje. Uzi ko Satani nta soni agira nshuti yanjye? Uzi ko nta soni Satani agira? Satani utinyuka akakwigisha kwirara. Uzi ko hari nyoko wanyu uba mu buzima budashinga kandi uri uwo kwifuzwa, ntumugirire imbabazi z'Imana. Imana ituganze kandi Imana idufashe. Haleluya, haleluya. Imana idufashe kandi Imana idutabare cyane, itugirire neza. Nta kintu kizabuza abayuda gutabarwa. Nubwo uwo mwene wanyu utamwereka imbabazi, nta kizabuza Imana kumutabara, nta kizabuza Imana kumugirira neza. Moridekayi yabwira Esiteri, aramubwira ngo icyakora wowe n'inzu ya so muzabona ishyano, muzabona akaga kabarindiriye. Imana idutabare kandi Imana itugirire neza. Bibiliya iravuga ngo umuntu uzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha. Umuntu wese uzi gukora neza ntakore iyo neza bimubera icyaha. Imana idutabare. Ushobora kwima ubutabaza umuntu uri ukugana kandi wari ufite icyo wakora kuri we. Ndashaka kukubwira ngo witurije ntugire icyo ukora, nta kintu kizabuza uwo muyuda kugirirwa imbabazi z'Imana. Imana ituganze kandi Imana idufashe cyane. Esiteri ngo amare kumva aya magambo, Esiteri niho twasomye atuma kuri Moridekayi, aramubwira ngo nimugende mumbwirire Moridekayi yiyiriza ubusa iminsi 3 we n'abayuda, ateranya abayuda bose aho bari, biyiriza ubusa iminsi 3 ku manywa na nijoro, ntacyo barya nta n'icyo banywa. Aramubwira ngo nanjye n'abagaragu banjye niko tuzabigenza, natwe tuzafata iminsi 3 ku manywa na nijoro tutarya tutananywa, turizwe n'ibyo Satani arimo arakora mu itorero, turizwe n'uko Satani agenza abaririmbyi. Nyamara ibintu birimo kwinjirira abaririmbyi kera ntago twari twarabyigeze, ariko turizwe n'iryo tegeko ryamaze kwandikwa rigasinywa. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Aramubwira ngo teranya abayuda bose, ubateranye ubashyire hamwe, mufate amasengesho yo kwiyiriza ubusa ku manywa ndetse na nijoro. Aramubwira ngo nanjye niko nzabigenza nubwo ndi ibwami. Mwene data, Imana ishobora kuba yarakubashishije ukanesha ubusambanyi, ariko hari ababinaniwe kubunesha kandi bari mu nzu y'Imana. Imana idufashe kandi tugirire neza. Hari abananiwe kubinesha. Abayuda dukwiriye guterana, ntabwo dukwiriye gutaramira bene wacu. Hari ijambo rijya rivuga ngo intore ntabwo iganya ahubwo ishaka igisubizo. Intore ntiganya ahubwo ishaka igisubizo. Ntabwo igisubizo ari ukwirirwa uririmba dirije abakorari waguye mu cyaha cy'ubusambanyi, ahubwo wari ukwiriye gushaka igisubizo nyacyo cyakiza ubugingo bw'uwo muntu. Ntabwo igisubizo ari ukwirirwa uririmba evangeliste runaka waguye, ahubwo wari ukwiriye gushaka igisubizo cyakiza ubugingo bw'uwo muntu, kuko Bibiliya iravuga ngo umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Imana itugirire neza. Esiteri aravuga ngo teranya abayuda bose
bose ubashyire hamwe musenge, natwe niko tuzabigenza, ubundi dusenga Imana, Imana izagire ikidukorera, Imana izagira uko itugenza. Esiteri aravuga ngo nyuma y'ibyo ngibyo nzahaguruka nsange umwami, ngende njye kuvugana n'umwami, nirengagije ko bitemewe, nirengagije ko ntari nkwiriye kujyayo umwami atampamagaye. Aravuga ngo ariko nzabyirengagiza njyeyo. Aravuga ngo umwami nanyica nzapfe nta kibazo, Imana idutabare kandi Imana itugirire neza. Esiteri ahara amagara ye ku bwa bene wabo, ahara byose ku bwa bene wabo, asanga umwami. Imana y'amahoro itugirire neza kandi Imana ituganze. Nta kizabuza itorero ry'Imana kugarurirwa ibihe byiza byo gusenga, nta kizabuza abantu b'Imana kugarukwaho n'Imana. Ariko niwicecekera yewe Esiteri we, wari ufite icyo kuvugira abayuda ntukivuge, wari ufite uburyo watabara abayuda ntubikore, yewe wari uzi gukora neza ntubikore, ukaba umwuka w'ubwoba ukwicajiye muri icyo giturage, utinya gutangariza abantu ubutumwa bwiza. Ndashaka kukubwira ngo wari ukwiriye guhara amagara, ariko nutanabikora ugaceceka, nta kintu kizabuza abayuda gutabarwa. Haleluya, Imana ishimwe kandi Imana itugirire neza, Imana idufashe cyane, Imana idutabare. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo kanguka murinzi we, dusenge ayo gukesha, kanguka kanguka dusenge ayo gukesha, Imana idutabare. Mbibutse yuko kurindagira ko abanyabwenge bari baje kuramya Yesu zatumye abana b'abahungu bicwa, b'impinja baricwa, zatumye bicwa kubera yuko abanyabwenge bahagurutse baje kuramya umwami, ariko bageze mu nzira baribwira bati ntabwo umwami yaba yaravukiye ahandi hatari i Yerusalemu. ntabwo ari ahandi tuzavugira Imana atari muri Kigali. Nk'uko Imana yaba yaragukuye iyo ngiyo kugira ngo uvuge ubutumwa bwiza, utangarize abantu ubutumwa bwo kubabohora, ariko ntubikore ukaza kuba indindagizi y'i Kigali, umurimo Imana yaguhamagariye nawo ntuwukore. Muri iryo rindagira ry'abanyabwenge batakaza inyenyeri yabayoboraga, biza gutuma umwami abonye badatumitse ibyo yababwiye, badakoze ibyo yababwiye, kandi nyamara iyo baza kwemera bakayoborwa n'inyenyeri ntibahagarare muri Yerusalemu bagakomeza aho inyenyeri irimo ijya, ntabwo umwami yari kumenya yuko hari abanyabwenge barimo bajya kuramya umwami, ntabwo bari kumenya ko hari abagiye kuramya Yesu wavutse. Ntabwo Herode ntabwo yari kubimenya, ariko kubera kurindagira ko abanyabwenge batinze i Yerusalemu, amakuru agera kuri Herode. Herode atumiraho abanyabwenge aganira nabo, arabatata bavanamo amakuru, bamubwira amakuru yose, barabivuga byose. Arangije abatuma kujya kureba uwo mwana, arababeshya ngo nanjye ndashaka kuzaza kumuramya, nyamara yashaka kuzica rwa ruhinja. Ariko abagiye ntibagaruka. Umwami abariranye igihe yumviye amakuru, apima igihe cy'amavuko umwana yagombye kuba afite, ahita avuga ngo abana bangana gutya bose mu bice, abana bafite iki gihe cyose cy'amavuko bose mu bice, nta n'umwe urokotse. Ndashaka kubabwira ngo inshuti zanjye, mukanguke dukorere Imana, nimukanguke dukore umurimo w'Imana hakiri ku manywa, kuko bugiye kwira igihe umuntu azaba atakibasha gukora. Mw'abahanuzi mwe nimukanguke tuvuge Imana hakiri ku manywa, mw'abaririmbyi mwe nimureke turirimbire Imana hakiri ku manywa, kuko bugiye kwira hari igihe umuntu azaba atakibasha gukora. Mw'abashumba mwe nimureke dushumbe intama tukizifite, kuko bugiye kwira igihe umuntu azaba atakibasha gukora. Imana itugirire neza kandi Imana ituganze. Nta kintu kizabuza abayuda gutabarwa. Niwiyicarira hari ibyo Imana yakugabiye wari ukwiriye gukoresha itorero ry'Imana rigahemburwa. Niwiyicarira ugaceceka, ni ukuri nta kintu kizabuza Imana gukora ibyo yagambiriye. Ariko wowe n'inzu ya so muzabona ishyano. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Imana y'amahoro idufashe kandi Imana itugirire neza, Imana itugirire neza. Umuntu waba yumvise mu mutima ashaka ko dusengana, ashaka kwihana, ashaka kubwira Imana ati nari nkwiriye kubigenza gutya, siko nabigenje, nari nkwiriye gukora ibi sibyo nakoze, upfuka amahuri hanyuma dusenga Imana. Mukaza aho Imana yakujyanye, wari ukwiriye kubabera itabaza ribamurikira, ariko uyu munsi warahageze uhinduka undi wundi, utenguha Imana. Ntabwo ugeze ubera Imana inyangamugayo, ahubwo wabaye karya ruswa, wabaye karya ruswa. Umuntu niba Imana yarakugize
ushinzwe kwangaja abakozi. Iyo ugiye kwangaja ubanza guca amafaranga, ubanza kubaca amafaranga. Nta muntu winjira muri iyo kampani ataguhaye amafaranga. Ese nshuti yanjye, nico ngiki Imana yagutumye? Imana ijya kuguhereza uwo mwanya nico yari gutumye? Imana yaguhinduye enjeniyeri, nubwo wabyigiye hari abandi babyize bicaye badafite akazi, wowe Imana ikujyanyaho. Ariko iyo umuntu aje akugana ashaka akazi, urakamuha cyangwa ubanza kumwaka ruswa kugira ngo abone umwanya w'akazi? Uzi ko hariho n'abavuga bati umushahara wa mbere w'ukwezi uzawumpa ariko nguhe akazi usinye kontra. Nshuti zanjye, mwaretse guhemuza abantu b'Imana mukabera Imana inyangamugayo. Imana itugirire neza. Mwabere Imana inyangamugayo, mwabaganga mwe, buri muntu wese mu mwanya yicaye muyabereye Imana inyangamugayo, Imana igasohoza icyo yagambiriye. Niwicecekera, niwituriza, nudahinduka, nta kintu kizabuza abayuda gutabara. Nubwo Imana yakohereje wagera ukayibera inkundamugayo, ntuyibere inyangamugayo. Ndashaka kukubwira yuko nta kizahagarika umugambi w'Imana ku bantu b'Imana. Imana yagambiriye kugira neza, nta kizayisubiza inyuma. Ariko wowe n'inzu ya so muzabona ishyano. Imana itugirire neza. Haleluya. Imana itugirire neza kandi Imana ituganze. Imana ibaha umugisha mwinshi. Abemeye gufatanya nanjye gusenga, nimureke dusenge. Imana y'amahoro idushyigikire kandi Imana ituganze. Turagushimiye Mwami Yesu kandi tuguhaye icyubahiro. Ijisho ryawe rirareba, ntabwo uri Imana itungirwa urutoki, ahubwo urirebera. Imana itugirire neza. Hari umuntu uciye bugufi mu mutima kubwira ijambo, hari umuntu uciye bugufi yemeye kwihana kubw'aya magambo meza uganiriye nawe. Ndasabye kugira ngo umuhe umutima uhinduka, aneshe ibyajyaga bimunesha mu izina rya Yesu. Ahinduke, namara guhinduka ahindukire, yemere kugendana n'intambwe y'Imana mu by'ukuri, ndetse anayobowe n'Umwuka Wera. Mu minsi y'ubuzima asigaranye ubashishe ubugingo bwe gukora ibishimwa n'Imana. Urakoze ko wumvishe gusenga, ni mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma ushaka ko twasengana by'umwihariko, ushaka ko twafatanya gusenga, nimero zanjye wambonaho, telefone yanjye wambonaho, ni 07 ya MTN, ni 07 96 52 193, 07 96 52 193. Imana itugirire neza kandi Imana yacu idufashe cyane. Murakoze. Yesu abahe umugisha kandi mugire umunsi